wari uzi ko uri umucakara nanjye ndi umucakara n'uriya na bari yari abacakara? Twese turi abacakara duhora ku nkeke n'ingoyi y'ubucakara butujomba imyotsi dusigira imyenge y'agahinda, ishevu n'ubusharire budushushubikanya budushengura umutima. Ni ubucakara buducakaza butunyunyuza kuva umunsi wa mbere tugereye muri ubu buzima buzira ubuzima, kuko butuzonga kugeza ifirimbi ya nyuma ivuze tukagenda tugana mu ijuru cyangwa kwa Satani, niba nabyo atari ubundi bucakara bucakaza ubwonko na roho byacu. Niba waravutse ugakuruka buri kunyumva utazi ko uri umucakara, wasanga waracakajwe kugeza ingoyi iguhumya amaso, cyangwa yenda warahebeye urwaje ukarambarara hasi unahitamo kwakira ibyo utabasha guhindura nka wa wundi wabuze uko agira agatangira kugwa neza. Niba utabizi reka mbikubwire, buriya mu mitekerereze, imibanire, politiki, imyemerere n'ubuzima rusange turimo n'uruziga rwikaraga. Uru ruziga rucuzwe mu ibumba ry'ubucakara ndabarahiye. Ndabizi ubu bamwe mu bacakara bagenzi banjye batangiye ku ncumba y'impambara bambazaho nturukaniza ngirwa ntekereza ngo twese turi abacakara. Nyamara ubu mpaye umwanya waza kurangiza kumvira ijambo ukiyamira uti ndakambura data wa mucakara aravuga ukuri. Uri umucakara kuva uvutse kugeza ubu uri kunyumva. Dore ukivuka wahise ubura ubwigenge utangira gukoronizwa n'ababyeyi, nuko bagutegeka ibyo ugomba kurya, bakumenyesha aho ugomba gusengera wanze cyangwa ukunze. Umucakara bakamumenyesha bagomba kwanga, bati rero kibondo runaka umutinye, uriya n'umwanzi yewe ujye umugendera kure. Umucakara yabaza icyo apfa n'uwo mugenzi, bati ntugashyogoze unabaza ubusa, umva ibyo tukubwira ibindi uzaba ubimenya n'ukuri. Umucakara akerekwa ibyo agomba gukora n'uko agomba kwitwara, yasobanya batayo n'amahano no kutumvira. Nuko ibibando by'ibikongoti n'ibindi bihano bituma umucakara akambya agahanga bikisukiranya nk'ingoma za babandi. Yenda bavizira icumu mwararokotse, ariko namwe mushonje muhishiwe n'ubuzima buzabacakaza bubanje kubakanda imitsi ijyana ibyishimo. Nubwo mubeshya ngo tekinoloji yarabikemuye byose, urugendo rw'umucakara wacu rurakomeza. Umucakara aciye akenge, aho guhumeka akimurirwa mu bundi bucakara. Aho nta handi abacakara bita ishuri. Aha none hasanga gereza z'ibikuta zacakarizwamo, maze bagahita bamutegeka kurundanyiriza mu mutwe uburyarya bw'amakuru bwiswe ubumenyi. Niba nkoze ikosa mwihangana, ariko ibizamugirira akamaro n'ibyo azaruhana ibyamva he nanjye n'ibyo umucakara apakirwa mu mutwe. Umucakara yagira ngo yibagiwe ibyo yapakiwe mu mutwe, ubwo ibibando n'ibindi bihano bivanze n'ibitutsi ngo wakimara we wadebe w'inkamba. Umucakara akomeza gucakazwa ajyanwa hirya no hino. Uwahingutseho wese atinda kuruta akora iki, ugikunze utagikunze kandi ijye nkubwira wumve. Cyakora umucakara agakomeza gusunikana n'iyo minyururu y'ubucakara kugeza asohotse, ariko nabwo abahingutse mu bundi bucakara bukuru bw'ishuri ngo ntayisumbuye. Aho noneho batihitamo ibyo ugomba kujya upakira mu bwonko. Nawe ati ndifuza kwiga amateka, indimi, ubuhanzi, ndumva n'ubumenya muntu ntacyo butwaye. Ubwo abandi bacakara bakuru bati wacyo ntazi, ugomba kwiga ubugenge n'imibare, dore nibyo byatugobotora ingoyi y'ubucakara dusaziyeho. Cyangwa wiga iby'ubuzima uzabe dogiteri, nibyo bihahaho yenda natwe amafiriti n'amafarini twabyegereza umunwa. Ubwo nyine kuko umucakara ari umucakara, ati ngirente ku mugani w'umutware w'ino cyangwa ubu bampora iki bazakubwira. Nuko agashogoshera akajya kwitunanira kuri ibyo yita ibinyago, akabyiga amarira abunga mu maso, bati ngaho duhurize kotani teta tanjatu dushyirireho na kosayine. Nawe akirahira uwamuhaye inka ati ko naje kwiga imibare, mwanyigishije gukuba, guteranya, gukuramo no kugabanya byananira mu kanyivuna. Ibyo bya igisi kotani tanjate mu ntegeka gushaka aho mwabishyize nari impari. Umucakara agahita kubitwiza akabwana ashinjwa agasomborotso, gutukana no kutumva. Ubwo nta kundi yakiriuka ibiboko akemera kurambarara hasi, amazi n'ibase bikaba inshuti. Mukabwibwa ubunyoni niyo ari bikisaki kajya kubika cyipakiramo ibyo bitinda gasatazi inkomoko n'umumaro, ariko akabikora bamu